ubwo buzima bw'umubabaro bw'agahinda niyahuza ibiyobyabwenge. Nanyweye inzoga nyinshi kugira ngo niyibagize, ndetse niba na ngombwa zizamitane n'ipfire. Biranga. Ndabyibuka ko ngewe nabaye mu buzima numva isi irandambiye, mfata decision yo kwiyahura. Nafashe decision yo kwiyahura, namaze iminsi 3 mu cyumba, ndasohoka ntarya ntoga ntajya hanze. 3 nirwaga mu cyumba, nta telefone, nta kuna nubwo naryamaga ngo sinzire. Ni Kagari cyangwa se ni Hudu izwiho gukoreshwa ibiyobyabwenge mu gihugu cy'u Rwanda, kuko duturanye n'umupaka wa Goma. Urumva rero na societe nabagamo, kandi nanjye nkaba narakuriye mu buzima bwa Gistal. Nakuze nisanga muri iyo society. Iyo society yari yarangiritse, ubwo nanjye urumva nahise nangirika, mite nipfira. Naramwegereye, yarafite imbunda nyine, urabona kubera ko abari nijoro abahagaze neza kuri stance, afite imbunda bayifite gutya. Nge namwegereye nk'umukobwa ugiye kumusoma, numva ko nimugera imbere nyine arahita ndasatu. Nawe yagize ubwoba. Nawe urabona, ukabona umuntu araje akuje imbere, ntari kuvuga, ni ikiragi. Yagize ubwoba. Amaze kugira ubwoba, nge numvaga kuko nahise mfata umututu w'imbunda, ngewe mpita nkushyiraho, nta kuvugana nawe, ndi nk'ikiragi, mfata umututu w'imbunda nkwishyira hehe? Kunda. Umutima we waje kongera kunyishimira, ari uko yumvise neza ko ubwo noneho n'ibyabaye ntabwo ndi kubyibuka. Ubwo yaratekeraga, ndakomeza kurakara ubundi umuntu utazi ibyabaye. Yambwiye ntabwo uzi ibyo wakoze, reka ibyabaye, ati nagukijije, polisi zari zigutwaye. Ati se gute? Nibwo yongeye kunsubirira muri dosiye, ndetse ambwira n'ukuntu twarwanye. Ndamubwira none se ko ndi kubona ivi ryanjye ryabyimbye, nkaba nakomeretse no mu kiganza, n'imyenda nambaye ikaba iriho amaraso, byagenze ute? Yarambwira ati twarwanye gusunika mu mabuye. Ariko uyu munsi wa none, ubwo se ngo niba ndacumuranye iti dage, Imana iguha umugisha, ntacyo, reka nebere idage, kuko ngewe aho navuye ndahaza. Ariko nshuti bavandimwe, muzakurikirana iki kiganiro, nukuri imitima yanyu nimuyihe Yesu. Ibyo murimo byose ni amafuti. Wa mukobwa uri mwiza, ufite inzobe nziza pe, ufite uburanga bwiza pe, ariko itabi irabizi ko itabi rikugeze habi. Senga, Imana iraguhindurira ubuzima, kandi n'ibyakunaniye bizakunda. Kandi icyiza iyo wagarukiye Yesu, ahita aguha n'amasezerano yawe. Bareke ibiyobyabwenge, basenge, kuko ibiyobyabwenge birasenya, ntago byubaka. Uriyita umuniga, wiyita umuhasi, wiyita umugengesta, ariko majorite bizarangira ubabaye. Birahomba bro, birahomba. Ibintu tubabwira ntago ari story twumvishe, abantu turabizi. Kandi iherezo ryabyo ni depression ikugeza ahantu habi. Onye mbona uzakizwa. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana rikamukora ku mutima akarira, nge narariraga akabibona. Nambwiye none mere ko kubivamo byananiye, nzabige. Akajya ahora nyigisha. Nibwo nageze aho nza kunanirwa. Noneho ngewe mfata decision yo kubireka, ariko atabizi. Ndavuga Yesu, ngewe ndakijijwe, nguhungiyeho, ariko uyitunyiyicira, basi nduhuke. Nuko nakiriye agakiza kugeza amagingo aya, naje gukira depression. Uko societe yamfataga birahinduka. Yesu yangiriye neza, ahagarika itabi muri nge, ahagarika, kuko narabikundaga. Ndabyibuka nabwiye Imana, ndabwira ati rero kugira ngo nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ngewe namwakire, numva ko ari bwo buzima nsigaranye byonyine, kugira ngo mbese basi reka akugira ngo mpfe nishwe na Satani, reka ngewe basinze ngwe mu biganza bye. Shalom, Yesu nashimwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye muherereye hose, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari muri East Africa,
abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Amerika ku migabane itandukanye y'isi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Matayo 11:28 riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ni Yesu yabivugaga. Wowe urushye, wowe uremerewe, wowe wihebye, wowe ucitse intege, wowe wigunze, tugufitiye inkuru nziza yuko Yesu yiteguye kukuruhura, Yesu yiteguye kukwakira. Iyo mitwaro ikuvuna, hari uwayipfiriye, hari uwayibambiwe, hari uwayibabarijwe, ariko inkuru twamamaza ntabwo ari uko yapfuye, ntabwo ari uko yababajwe gusa, ahubwo inkuru twamamaza ni uko Yesu yazutse. Ni muzima uyu munsi, araguhamagara ngo ngwino kuruhure. Nta ukomeye wo mu isi wabivuze, nta mutunzi wo mu isi wabivuze, ntawe wabivuze, ariko Yesu araguhamagara ngo ngwino nkuruhure. Nitwa Olivier Deva, ndi uhamya wa Yesu Kristo, Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo umwami w'abami, Yesu Kristo umutware utwara abatware, Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo, niwe byiringiro bizima, niwe intege abarambiwe, niwe soko y'amazi amara inyota, niwe duhamya, niwe turamya, niwe twamaza ubuzima bwacu bwose. Iyi ni Salvation Road, ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Ujye muri comment wandikemo ngo Yesu ni umwami. Turabashimira ko muri ibi biganiro byacu, ko mudukunda, ko mudushyigikira, ko mukunda Yesu. Mukomeze mukore subscribe, mulikinge, musharinge, mukomentinge, mutugire inama zitandukanye, mubane natwe kugira ngo dukomeze kwamamaza ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Turi kumwe na mugenzi wanjye uyu munsi, mwene data ndagusuhuje. Ndakwikirije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Meze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndaho. Yesu ni umwami aho iwanyu. Cyane rwose. Yego, watangira wibwira abantu bareba Yesu mu rubyiruko kuri Salvation Road kugira ngo bamenye aho tugiye kuganira nawe. Murakoze cyane, mukozi w'Imana Dev. Ndabashimiye by'umwihariko kubw'ubu butumwa bwiza. Yego. Ukora kugira ngo benshi bamenye Yesu Kristo wabinyuzije ku mbuga nkoranyambaga. Ku bw'icyo gikorwa Yesu aguha umugisha. Amen. Kandi Imana igihira imirimo y'amaboko yawe. Amen. Amen. Mbanje nsuhuza by'umwihariko abadukurikiye bose bari burebe iki kiganiro. Njyewe dufatanyije nitwa Nshimyumukiza Sadi, ariko ku mazina ya Gikristo nakiriye Kristo ndabatizwa, amazina ni Elisa. Yego. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Amen. Elisa, twishimiye kubana nawe mu kiganiro Yesu mu rubyiruko kuri Salvation Road. Bwira abadukurikiye yuko nk'uko bisanzwe umurimo wacu Kristo yaduhaye ni ukubwira urubyiruko, ni ukubwira abantu yuko Yesu abatura, Yesu abuhora, Yesu azahura, abari mu mwijima yuko Yesu ari umucyo, ababuze inzira yuko Yesu ari we nzira, abari mu binyoma yuko Yesu ari we kuri kandi yiteguye kubakira. Niyo mpamvu tuganira duciye mu buhamya, mu biganiro, mu kuramya no guhimbaza Imana mu bihe bitandukanye, kugira ngo twegereze abantu Imana, tubegeze n'umusaraba wa Yesu, kugira ngo kuri wa munsi bw'Imana izahamagara amazina y'abera buri wese azitabira. Elisa, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye. Twishimiye rero kubana nawe muri Salvation Road. Murakoze cyane. Kandi twishimiye ko tunagushimira ko wemeye kuza guhamya Kristo no kuganira natwe ku byo Kristo yakoze ku buzima bwawe. Amen. So rero watangira utubwira byagenze bite kugira ngo Sada ahinduke Elisa, kugira ngo Elisa ashire amanga yo kuba yavuga Kristo ahisi yose mureba, kuko hari benshi bamumenye ariko batamuhamye tu. Murakoze. Yego. Amateka ni maremare, ariko ndasaba Mwuka Wera akorere muri njye, kuko njyewe aba ari byinshi. Nkoresheje ubwenge bwanjye abishobora kumbana akavuyo, nkavuga byinshi bidafite n'umumaro. Ariko Mwuka Wera nakorera muri njye, arasohora ibifatika biri bugirire abenshi umumaro bazakurikirana iki kiganiro cya Salvation Law. Yego. Kugira ngo urugendo rwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye, ofete ntago ari ibintu narose ngo byizane. Yego. Ahubwo ni urugendo rurerure, kuko njyewe nakira Yesu Kristo nari naniwe, maranye igihe kinini depression,
ntaryama ndabyibuka namaze nk'imyaka nk'ibiri ndasinzira, bukajya bwira bugacya, numvaga ngewe amahoro yanjye ari uko naba nanyweye itabi ry'urumogi cyangwa se isigara cyangwa se n'inzoga z'amoko akomeye kugira ngo mbashe kuba ngewe ubwanjye nasinzira. none se wenda tutararenga aho ngaho, ni gute hari ukuntu bajya bavuga ngo ni gute nisanze ahantu, ni gute mbere y'uko ujya kugera aho hantu nyine kugira ngo ibintu bijye gukomera kuri iyo level, byari byo byose umuntu wese atangira nk'uko umwana atangira kugenda gahoro gahoro. Elisa mbere y'uko ahura na Kristo ubundi yari inde byatumye ajya muri ubwo buzima bwamusunikiye kuba aho agira depression iyo myaka yose akaba ubuzima bumeze gutyo? Ndasubira mpereye imbere gato. Ubundi amazina y'imihanda nitwa Zigdo. Zigdo ni amazina y'imihanda. Sadi nari umusilamu, ariko naje guhinduka Elisa maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Mu by'ukuri kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntago namwakiriye mukunzi, ahubwo naje ngira nti byibuze reka mwakire noneho we ahita nyicira ariko mfe ngishwe. Baro ugiye kumera nka Eliya n'ubundi uvuga ati nyicira nyine tu. Yes. Kuko nari naniwe, umutima wari uremerewe, ibiyobyabwenge byari bingeze habi, kandi kubyigobotora byari byarananiye. Ni iki cyagusunikiye muri drugs ubundi mbere na mbere nyine kugira ngo ujye kugeraho byatewe n'iki kugira ngo wisange muri drugs, you know? Murakoze. Kugira ngo nisanga muri drugs byaturutse kuri society nabagamo. Ndabyibuka ushobora kuba narabitangiye 2008. 2008 birakomeza ndabivuga muri ubu buryo. Urabona iyo umuntu ashaka gutega inkoko, ushaka gufata isake cyangwa se inkoko isanzwe, uyitega ibigori, ugenda uyiterera ibigori. Noneho ya nkoko iyo umaze kuyifata uyikoresha icyo ushaka kuko wayifasha. Muri ubu buzima bwo muri iyi si yo hanze aha, muri iyi si y'umwijima, muri iyi si ya gihonomo, hari igihe uha mu buzima ariko ubwo buzima bukaba butejejwe, akaba ari ubuzima budahesha Imana icyubahiro. Noneho iyo ubaye muri ubwo buzima, Satani nawe aba agutega ibigori nk'uko atega inkoko. Iyo amaze kugucakira atangira kuguhemba kuba mu buzima muri depression, kuko ntago yaguha amahoro, nawe nta mahoro agira. Satani ntago yaguha umunezero kuko ni ikiremwa cyaciriweho iteka ry'irimbukiro. Ni ukuvuga ngo aguha ibyo afite. Ibyo afite rero ni umuvumo n'umubabaro w'iteka. Iyo amaze kugucakira neza rero nawe nibyo aguhereza. Ubwo buzima ubutangira ubona ari ambiance, ubona ari ubuzima bwa gisitari, niko ndi bubyita, ariko ni ubuzima bw'ubuyobe. Ubona nyine ari fame, ubona umuntu aba ashaka ngo kumenyekana, kuryoshye, kubaho gisitari nyine. Urakoze cyane. Ariko ubwo buzima umaze kubwinjiramo neza, Satani yaraguhaye amarembo, icyo gihe niwe ukontorora ubuzima bwawe. Ubamo ugacoma, ukanywa urwo rumogi, ukanywa ibyo bisigara, ukanywa izo nzoga, ukarara mu maklabu, urufaranga iyo ruje nta yindi proje uba ufite, ni ukujya mu kabari ugafata inshuti zawe, nta plani nzima uba ufite. Icyo uba ufite ni ukucakira amafaranga yabonetse, amafaranga ukagenda ukayarya mpaka ashize. Yamara gushira nibwo rimwe na rimwe inzoga zimaze kukuvamo cyangwa se bya biyobyabwenge wanyoye, nibwo utekereza noneho kumva ko wagize erreur. Ati nakoze ibiki? Ati nakoze ibiki? Ariko n'ubundi kubera yuko aba ari ukontorora ubuzima bwawe, wowe nta mbaraga uba ufite bwo kwikurayo. Mu yandi magambo aba yaragufasha. Uba muri ubwo buzima, noneho bijya bigeraho ukaba depression. Noneho ni hamwe utangira kuba mu buzima bw'ubwihebe, ukanga abantu,
abantu bose ukishyiramo ko bakwanga cyane kandi niba warabaye mubi famiye ikagukuraho amaboko papa na mama bakakwanga abavukanyi bakakwanga ukumva ko isi nta muntu n'umwe uriho ugukunze. c'est ça. Umuntu wese afite ukuntu yinjira mu byaha, hari ukuntu nyine umuntu wese agira utuntu tumwongoza, tumukurura, tumushukashuka n'iki. Wowe ujya gutangira gukoresha wenda nka drugs, byatangiye gute nyine kugira wenda nk'umuntu nawe ushobora kuba warinjiriye nko mu irembo winjiriyemo amenye yuko hari undi muryango inyuma umuntu ashobora gusohokeramo tu? Byatangiye nari mfite ganga hano Gisenyi, gang hano Gisenyi mbuga ngari, ni akagari cyangwa se ni hudu izwiho gukoreshwa ibiyobyabwenge mu gihugu cy'u Rwanda kuko duturanye n'umupaka wa Goma. Urumva rero na sosiyete nabagamo kandi nanjye nkaba narakuriye mu buzima bwa gisitari, nakuze nisanga muri iyo society. Iyo society yari yarangiritse, ubwo nanjye urumva nahise nangirika kuko nyereka abo bana nabo nkubwira uriwe. Ubwo urumva ko nanjye nari umurara kuko nabanaga n'abarara, ariko famiye ikaba yarikijwe, ariko ngewe nari narananiranye. So nakomeje kuba muri ubwo buzima, numva ngo nagatwiko amafaranga akaboneka. Nanabyibuka njye nagize amahirwe yo gukora kwa excellence k'umukuru w'igihugu, nagize amahirwe yo kuhakora, ariko amafaranga nacyo yamariye, kandi kubera ibiyobyabwenge byangizeho ingaruka birangira nirukanwe. Ibyo byose ni ingaruka z'ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri kugira ngo nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, njyewe namwakire numva ko aribwo buzima nsigaranye byonyine, kugira ngo mbese basireka kugira ngo mpfe nishwe na Satani, reka njyewe basinze ngwe mu biganza bye, basimite n'ipfi. Nka Dawidi avuga ngo nigure mu maboko yawe. Yego. Ntabwo nakiriye Yesu Kristo njyewe mukunzi, ntabwo naje muri buno bwami bw'Imana bishaka, oya, naje kugira ngo byibuze basi impfe nkijijwe. Mbese nahunze urupfu rw'irimbukiro, ndavuga reka nze mu rupfu byibuze nzapfe nkijijwe, wenda basi nzabone n'ubugingo buhoraho. Numvaga ko Yesu namara kunyakira ndi bumusabe kunyica. Izo stories z'ubugingo buhoraho zikuye heza ahubwo? Iyi mihanda tuba tubizi ko burya nubwo bano barara baba hano hanze bazi ko Yesu Kristo ari umwami, bazi ko Yesu arakora, ariko za mbaraga zikubatura nizo baba badafite. Nanjye ntago naje mukunzi, naje musaba ngo anyiyicire. Ntabwo wari ubizi gatanga ubugingo, avuga ati ariko reka ngende ngwe mu maboko ye tu, n'ubundi ndiwo gupfa n'ipfire tu. Yego. Nuko nanjye nari mbizi, numvaga ko njye namara kunyakira basi ndahita mpfa. Sinamenye ko kuza kumwakira no kumugana ahubwo ari ubuzima bwanjye bugiye kugira gute, bugiye guhinduka, aribwo ngiye kongera kuba muzima, kuko nari mfite depression y'imyaka 2. Se depression mbese yaturutse ku kiyo? Yaturutse nagiye mbona ama opportunity menshi muri iyi si, abona amafaranga ariko yamfiriye ubusa. Yego. Rero aho amafaranga y'amaportunite nagiye mbona na y'amafaranga nagiye mfusha ubusa, byageze mu gihe noneho crise, ubushomeri burankubita. Na y'amafaranga yo kugura isigara nkayabura, na y'amafaranga yo kugura ibangi nkayabura. Noneho nabona nabo twabanye narushaga ubushobozi, uyu munsi barimo baragenda batwaye imodoka, kandi ndabyibuka ari nabo nagurira gicupa. Nabona aho bageze, ngewe ama opportunity nagiye ngira narayapfushije ubusa, nabyo bikanzanira depression. Nkaba muri ubwo buzima bw'umubabaro, bw'agahinda, niyahuza ibiyobyabwenge. Nanyweye inzoga nyinshi kugira ngo niyibagize, ndetse niba na ngombwa zizamitane n'ipfire. Biranga. Ndabyibuka ko ngewe nabaye mu buzima numva isi irandambiye, mfata decision yo kwiyahura. Yego. Nafashe decision yo kwiyahura, namaze iminsi 3 mu cyumba, ndasohoka ntarya ntoga, ntajya hanze. 3 nirwaga mu cyumba, nta telefone,
nakuna nubwo naryamaga ngo sinzire, umutwe wari warafatanye n'igikuta ku gitanda cyaho ndyama. Nari nzi neza bajyaga bavuga yuko ngo igitsina gabo ngo kijya kimara iminsi 7 ntabwo cyarenze iminsi 5 ofete adapfuye. Nge rero iminsi yanjye nayibariraga ku ntoki. Ku munsi wa 3 ntabwo nzabyibagirwa, hari ku cyumweru mama wanjye nibwo yansanze mu cyumba, arambwira uti Sadi mwana wanjye, ndakwinginze wikwiyahura iwanyu bitazaba inkuru mbi, ugiye kwiyahura warabuze iki? Mama yikubise ku gitanda arapfukama ararira, arambwira ati mbabarira basi urye, ndakwinginze. Nari maze wari umunsi wa 3 ntoga ndasohoka hanze, nta kintu kira mu nzu, ndi kubarira iminsi yanjye hehe ku ntoki, ndi kuvuga ngo uko byagenda kose 3 ninyirangiza 2 ntabwo nzageza ku munsi wa 5 narapfa. Urumva no depression yaringejeje. Mama yaraje aranyinginga n'amarira menshi yikubita hasi, asaba imbabazi, timbabarira mwana wanjye urye. Yafashe amazi arayashyushya, maze kuyashyushya yari yatetse ibiryo, ntabwo naryaga uwo munsi, yaranyinginze ndabyuka ndarya. Arana ko yashyize amazi yamaze gushyushya amazi ashyira muri dushe, arambwira ati noneho genda wowe, genda gushyire n'amazi muri dushe, ati nuvayo uraza urye ubuzima bugende neza ariko utiyahuye muri ubwo buryo. So nabyukanye ikiniga n'agahinda kenshi, marira menshi cyane. Ndabyuka nta mbaraga nari mfite, narahagurutse, numva isereri iramfashe, nibwo n'amarira yari menshi ndira. Abirangije ndagenda ndasohoka mva mu cyumba, nambara isume, ngiye muri dushe kuko mama yari yamaze gushyira amazi muri dushe. Nirebye muri mirror y'umuryango, ndebye ukuntu nabaye muri izo 3 jours, nanone amarira yaranyishe. Nasa imbavu, nari narabaye imbavu wabaga wazibara. N'ubusanzwe ntago naryaga, nari ntunzwe n'amarikeri. Ibiryo byanjye byari urumogi, isigara n'inzoga, nibyo byari ibiryo byanjye. N'ubundi akabiri kari ntako. Umutima wari uremerewe, na urumva ko nta mahoro nari mfite. Narebaga isi nkabona yaransize, abajene twabanye nkabona baransize, ariko ninjye wari warabyiteye kuko amahirwe nagize yo kuba nakora save ngo nizigame, ayo mahirwe ntago nayagize. So nakomeje kuba muri ubwo buzima, biratinda, naho bayemo hafi imyaka 15, nibwo navuze ngo noneho bigeze reka mfate decision ko n'undi femu yari yaranyanze. Nango igihe washaka kwiyabura iki gihe cy'iminsi 3 hari nko mu mwaka wa kangahe mbere yo kwendegera muri 15? Ngenda ndabyibuka. Urumva ko uraza kubigereranya nawe urabyumva. Urumva ko ngewe nakijijwe 2023 mu mpera z'uwo mwaka, nibwo naretse itabi n'urumogi n'inzoga. Itabi namanje kureka inzoga naziretse mu kwa 9. Inzoga naziretse mu kwa 9, ndavuga ngo noneho nzajya ninywera itabi n'urumogi na fanta, ari byo bintu nzajya nywa. Inzoga ubwo ndaziretse. Bigeze mu kwa 11 ubwo itabi naryo mba ndariretse. Ndavuga nzajya ninywera ibangi gusa na fanta na ji. Nyine mva kuri kamwe tu. Ambo mu kwa 11 dusatira kwa 12 nibwo noneho n'urumogi nagize gute? Waruretse. Naruretse. Ariko muri iyo minsi, muri uko kwezi muri uwo mwaka 2023, mu mpera zawo nari naratangiye kwiga gusenga, ndi gusaba amahoro yo mu mutima kuko nari ndemerewe cyane. Icyo gihe ureka kwiyahura, icyo gihe wari ufite gahunda yo kwiyahura, mama akakubuza, hakurikiye iki? Nibwo wahise ukizwa cyane nyuma yo n'undi wakomeje uyobora bwa buzima busanzwe tu?
nyuma yaho mama amaze kunsaba imbabazi ntabwo nahise nkizwa n'ubundi dayeri nakomeje kuba muri bwa buzima kuko nari mfite genge mbi cyane icyo kwera cyo cyahise kigenda ariko akimara kunsaba imbabazi ntabwo byarangiye cyakomeje kumbamo ndabyibuka kuri petite barriere umupaka uhuza u Rwanda na Goma hari banke populaire ihari hafi y'ahahoze hari gare ya mbere mu mujyi wa Gisenyi hari mu masaha y'ijoro n'ubundi nari ndi kumwe n'undi muvandimwe umushuti wanjye twari tuvuye gusinda umunsi twe twiriwe mu kabari ariko nubwo nari niriwe mu kabari n'ubundi nari mfite ya depression nanyweraga inzoga ku bikomere bya depression kuko byibuze nabaga nanyweye simbashe kwitekerezaho nkiyibagiza by'akanya gatoya ndabyibuka nasanze Pandagari yari haparitse hari harimo abapolisi bari basohotse umwe yari ari hanze arinze imodoka ariko ofete ntabwo yari arinze imodoka ahubwo yari arinze afande wari urimo umupolisi umwe yari ari kumwe na fande mu modoka wari umushoferi undi ahagaze inyuma imbere undi ahagaze inyuma y'imodokari narahagurutse nako turi gutaha tuvuye petite barriere nge n'uwo mushuti wanjye tuvuye gusinda naragiye mbonye ya Pandagari ndavuga n'ubundi uyu mupolisi ngiye kumwiyenzaho andasi mite nipfira naramwegereye yari afite imbunda nyine urabona kubera ko abari nijoro abahagaze neza kuri stance afite imbunda abayifite gutya nge namwegereye nk'umukobwa ugiye kumusoma numva ko nimugera imbere nyine arahita ndasatu nawe yagize ubwoba nawe ukabona umuntu araje akuje imbere ntari kuvuga ni ikiragi yagize ubwoba amaze kugira ubwoba nge numvaga kuko nahise mfata umututu w'imbunda ngewe mpita nkwishyiraho nta kuvugana nawe ndi nk'ikiragi mfata umututu w'imbunda nkwishyira hehe kunda avuga ati ndasa ko namubwiye ati ndasa noneho uko yari yagize ubwoba nawe yumiwe yabuze icyo avuga kumbi cyagenda ndi kuvuga ngo ndasa umututu nawushyize ku nda yanjye gutya nibwo fande yahise abyumva n'abawo mupolisi umurinze imbere barabyumvise bahita basohoka mu modokari basohotse mu modokari ubwo wa mujene wanjye twari kumwe ari ku ruhande arimo arareba ibiri kuba fande yahise asohoka araza ahita mfata ku bitugu gutya nawe ntabwo yamanje kumfata kuko imbunda nari nagize gute nari nayifashe yarambwiye ngo rekura imbunda ndayirekura kuko nararebye mbona ni fande ndayirekura ahita mfata ku bitugu nicara hasi bahita banzenguruka none mu kunzenguruka wa mupolisi nari nafatiye imbunda nafashe imbunda nayishyize ku nda yahise agira gute yahise yintunga kugira ngo namutse nirukanse bahite bandasa noneho fande aravuga ati ngo aba baginga si babandi ngo bajya batera amagernade mu modoka zacu ati reka tuhite tumushyiraho kesinade ubwo wa muvandimwe tuvanye gusinda yanyitaruye ari kureba ibiri kuba yaraje aravuga ati afande kuko yari umutipe muremure cyiza cy'igisore cy'ikigiant ariko gifite ukuntu cyajyaga gijijisha inzoga ukaba utamenya ko cyasinze ubwo yahise aza atafande umujene wanjye twari kumwe tuvuye gusangira agacupa ariko ibibaye ntabwo mbizi ati kuri ibyangombwa mu mufuka nahise nkuna kubw'amahirwe nari mfite wallet mpita nkura wallet yanjye yari irimo ID mpita nyibahereza barayireba ngo tugiye kumwinjiza imodokari ati tugiye kumushyiraho kese ko ari muri bamwe batera amagernade mu modoka zacu so kubw'amahirwe fande yaranyitegereje ndeba mu maso wa muvandimwe wanjye uri aho ngaho niko ari kunsabira imbabazi ubwo ngewe nacecetse n'ubundi nibashaka bakore n'ubundi ni hahandi n'ubundi nta muntu wenda kunkurayo ho mu baranyanze urumva ibyo ni ibikomere
ko bw'amahirwe maze kubahereza ID barareba usanga ndi umwana wo mu rugo nawe yari yanyitegereje kuko nabo ni umuntu mukuru nawe ko byagenda kose yaranyitegereje abona ko ashobora kuba ari ibindi bibazo ariko sindi mayibobo ngo haguruka narahagurutse ama ID nyishyira muri wallet nyishyira mu mufuka tugeze imbere wa muvandimwe twararwanye kubera ko yamvugiye twararwanye tunaca imyenda arayica turarwana cyane turanakomeretsanya cyane cyane ko narakomeretse iviri irabyimba bikomeye cyane twasunikanye mu mabuye ndetse n'udupira turacika ari wowe yarakomeretse nanjye narakomeretse si ubwo buri wese yahise aca ukwe kubera yuko anyijije ku nzego z'umutekano ubwo bwakeye mu gitondo urumva njye nari ngeze kuri levo yo gusinda nyibagirwa n'ibyabaye kandi ari ndi umuntu cyangwa cya Paul niba JP niba Riderman ngo ndi umuhanga mu kunywa byeri ngatinda nanjye nari umuhanga mu kunywa byeri ngatinda gusinda ndetse kuba nakwibagirwa ibyabaye byabaga bikubiye gake ariko nari ngeze kuri levo yo kwibagirwa ibyabaye bwakeye mu gitondo muhamagara kuri telefone wa muvandimwe twari twajyanye gusinda we waramwibukaga we naramwibukaga ariko nabyutse nakomeretse cyane mu kiganza naviriranye amaraso nibaza ibyambayeho nkumva ntabwo ndi kumenya ibyo ari byo gusa nibuka ko we twari kumwe muramuhamagara kuri telefone ntamfate kumbi we yandakariye kuko azi ibyo naraye nakoze ariko ngewe mu mutwe ntabwo mbyibuka kubera ko aho yari twari duturanye yari umuneiba wanjye kandi akaba ari umujene twabanaga mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndetse twakundaga gusangira agacupa bya hatari nagiye kumureba iwabo ngo mubaze ibyabaye kuko kuri telefone ndi kumuhamagara ntamfate kumbi we yandakariye noneho nawe yaje mu mutima we waje kongera kunyishimira ari uko yumvise neza ko ubwo noneho n'ibyabaye ntabwo ndi kubyibuka ubwo yaratekera ndakomeza kurakara ubundi umuntu utazi ibyabaye yambwira ntabwo uzi ibyo wakoze tirikare ibyabaye ati nagukijije polisi zari zigutwaye ati se gute nibwo yongeye kunsubirira muri dosiye ndetse ambwira n'ukuntu twarwanye ndamubwira none ko ndi kubona ivi ryanjye ryabyimbye nkaba nakomeretse no mu kiganza n'imyenda nambaye ikaba iriho amaraso byagenze ute arambwira ati twarwanye gusunika mu mabuye Yesu nashimwe Yesu nashimwe nuko urumva ko ubwo buzima n'ubundi nakomeje kububamo kuva 2008 kugeza 2023 urumva n'urugendo rurerure nibwo nabonye noneho ngezaho kurambirwa ari igihe ukora ibyaha ukarambirwa ibyaha ukumva birakuvunnye noneho aho bigeze urashaka kubivamo kuko nzi ko nta mahoro y'umunyabyaha abantu bose bakora ibyaha hari igihe kigera kumva nawe arabirambiwe hari ukuntu umuntu anywa icupa agasinda ariko akazagera kumva arashaka kureka inzoga ariko imbaraga zituma yareka inzoga akaba ari zabura ariko muri we akumva arashaka kuzireka buriya kureka inzoga ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ahubwo kureka ba bandi ugendana nabo icyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose noneho buriya nuzabona umuntu waretse isigara iri tabi ryo ni ikindi kintu kureka isigara ariko ni amasomo menshi ikindi genda ari umuntu wabyukaga saa 9 z'ijoro saa 8 nabuze ibitotsi nkabyuka kuko duturiye kaburembo ngashyiraho nkabyuka ubwo niba nagize amahirwe nariraranye nkabyuka ngashyiraho itabi nkazenguruka umuhanda ndi kukanywa mu mutwe ngira ngo nekereze neza ko z'ijoro na saa 8 ndi kugatumura mu muhanda ubwo urumva ko nta bantu baba bahari ubu ni njyewe nanezerwaga ryari nanezerwaga cyagiye ndi muri club cyagiye ndi kubyina nyine cyagiye ndi mu mico mibi nibwo numvaga nezerewe kuko kavuye ko kubyina n'ingeri nyinshi zitandukanye urabyinisha umukobwa nyine
ubwo bya bibazo I'm sorry bya bibazo urasa nk'ubyibagiwe noneho ngewe ubuzima bwanjye rero buri joro ngewe nifuzaga yaba atari igihe cya club yaba ari igihe cya club sinjye warutaga weekend igese nibwo nabyinaga nkirekura none nkavuga ati bya bibazo byibuze basingiye kubiruhuka ariko namara gutaha hari ukuntu ngo winjira ahantu ibibazo bisize ku muryango bikagutegereza. Yes, nanjye niko byari bimeze. So nakurumva ko nakomeje kuba muri ubwo buzima bwaramvunye byabaye birebire. Nuko kubw'amahirwe 2023 nibwo numvishe noneho nafata demomera turi no kusoza ya 2023 nibwo numvishe nafata decision zo kugira gute zo kubivamo. Amen. Icyo bita drug dealer abapushaye nabaye pushaye muri covid ya mbere ni ya kabiri nabayeho pushaye none umutipe twakoranaga abantu bamwibuna umujyi barakundana cyane ariko nabo nta nama nzima bagirana aguha icyo afite ndabyibuka umunsi umwe uwo mutipe twarakoranye dukorana igihe kingana n'imyaka 2 ducuruza kandi amafaranga yarabonekaga twararanguzaga tukanadetaye none ikintu cyaje kubaho nari mfite umukiriya ngewe uri buze kurangurura umujyi rwinshi rw'ibihumbi ndabyibuka yagombaga kuduhereza 100,000 ngewe nari mfite yagombaga kuma 100,000 noneho nawe akaba yarafite undi uri umuhereza 138 ariko noneho wa wundi wo ku ruhande we ashaka kunya uwo agurishaga cyangwa wa wundi twakoranaga ashaka kunya we abona uw'138 ku ruhande ngewe mbona uw'100 ariko ndamubwira ati ari kwishyura cash ndanamumwereka ndamubwira ati ngewe urabizi kuko nubwo twacuruzanyaga ariko nari mafia kumurusha nawe yarabizi ko n'abakiriya ababona kubera we niwe yari nyiri gishoro noneho ngewe nkaba master thank you so much nkaba master plan ikintu cyaje kubaho niki yashatse kundeviya we akine indi diri y'undi mukiriya ku ruhande kugira ngo nge wa wundi w'100 ashaka kumuderega avuga ngo ntago ari byo nyine mbese kumbi we afite indi diri ku ruhande y'uw'100 uri ku 138 yari yibagiwe ko ari we metre yibagirwa ko ari nubwo byamuguye neza yibagiwe ko ari nge metre kabisa twakomeje yakomeje kunderega kumbi wa wundi w'138 bamuteze nge wa wundi wanjye wa kashe agashaka kumufata ahubwo arimo arangera nagashaka gukurutanga ahubwo arashaka guhereza wa wundi w'138 nta ntego yigeze amenya ko wa wundi w'138 ari no kumumisha nawe nzi ahubwo ni diru bamusinyariye kugira ngo bamufate wa wundi w'138 n'umugore we yaramubwiye ati nyamaze uri gushaka guhemukira Sadi kandi Sadi bino bintu arabizi cyane kandi nawe urabizi ko Sadi bino bintu arabizi nushaka ibintu rero byo n'umugore we yamubwiye yarafite umugore n'abana ati nushaka kumudeviya afazari faturiya wa Sadi kuko Sadi we arizewe ababizeye ababazi weho ntago umuzi neza tipe kumbi iyo diro ari kwikina n'umugore we kandi umugore arimo arashaka kumubwira ati ibyo bintu atari byo nafata uwanjye kuko uwanjye arizewe abo bandi bari guca ku ruhande ntabizere kuko nagabazi nanjye naramubwiye ati nuramukugurishije umuntu urumogi utaza atari nge wamukuzaniye ingaruka zizavamo uzazirengere kabisa kuko nge wabanjye mba mbazi
kuko ngende umuntu wahamagarwa n'umuntu wavuye i Kigali ari nk'umujene wamuhaye nimero yanjye akazi Gisenyi ariko akabazi ko ibanga zanywa ari ngewe uzarimuhereza ubwo mbese nari meze nk'umutasi nanjye muri bino bintu byo gucuruza urumogi naragiye umutasi ku buryo CID ziraneka ngo abantu bajya inama n'Imana ikajya inama na Satani akajya mbese abantu Satani apanga Imana igapangurura ubwo nari nzi strategy zose ze CID yakoresha ubwo zose nabigaga ijoro n'amanywa kugira ngo gufatwa kwanjye nkurikije ukuntu ngewe nakora gufatwa kwanjye byari bigoye byaje kurangira wa mutipe yemeye wa wundi w'138 noneho ngewe arabimpisha nari ndi mu rugo hari masa ya 9 zishyira hari turi gusatira 9 nari ndi mu rugo ubwo nari natandukanye nayo mu gitondo naragendaga nkamanza nkajya gucoma mu gitondo twajyaga muri uyu musozi wa Rubavu tugacoma cyangwa se tukarunywera iwe mu rugo rwe rumaze kuba rwinshi mu gipanga we yaratuye batangira kujya twumva amajwi yuko hari abantu bari kutwinuba bashobora isakusa kuzadusinyarira bakaba indeta zikaba zatugaho bakadufata byaje kurangira noneho tukajya tujya mu musozi wa Rubavu ubwo habaga mu gitondo njye abakiriya banjye nkabazana ngafata urumogi nkabahereza ubwo nkanacoma namara gucoma nkagenda nkajya kuryama noneho nimugoroba nkaza gucoma ngiye no kunywa icupa kuko twabaga twakoze kabaga kabonetse agafaranga ikintu cyaje kubaho ni iki rero yarampamagaye kuko twe twatandukanye mu gitondo arambwira ati mu kanya witegure hari twe turi kuva 8:40 turi gushyira 9 ati witegure tugiye kujyana tugiye kunywa agacupa ku majengo mu kabari kaba frere bagira urwagwa rwiza ruryoshye rwabaga ruhenze icupa ryaguraga 3 ry'urwagwa kuko rwari ruhenze kandi nago ari ingegera yanyweraga ahantu kuko urumva ari muri covid baruherezaga abantu bizewe arambwira ati turajyana aho hantu kumbi mukumbwira gutyo arambwira ati itegure mukanya ngiye kuguhamagara duhurire mu kibuga cy'indege bari batarahafunga hari harimo inzira n'ubundi ugaca mukomeza ku majengo hari harimo inzira ati turahurira mu kibuga cy'indege nk'ibisanzwe kuko twajyaga tunahacomeranaho nari impazi ndavuga ati nta kibazo kumbi agiye kumanza aha ndambwiye turi buhurire nihagiye kumanza guhurira na wa mukiriya w'138 yamishe kumbi wa mukiriya w'138 agiye kuza inyuma ye hari indeta wabyumvise ngewe ampamagare barangije kumuha amafaranga noneho tugende ntazitungure mbese yaje nko gutungura yese ntazi byabaye sinamenye n'igiciro sinamenye nuko diru yagenze wa muntu kumbi w'138 ni umumotari ukorana na polisi mwibanga hari abamotari bakorana n'abapolisi kuko abamotari bari mu bantu banywa ibangi rero hari ukuntu bakorana n'abapolisi bakaba amafaranga bakaba banatanga abantu bacuruza ibangi kuko bo baba bazi kumbe uwo mutipe waje kumutanga umumotari yaramaze iminsi amuneka ariko ngewe amakuru nkaba nayo mfite kuko ngewe dufite ukuntu twakoranaga kuko ngewe abantu nk'abo ngabo nabaga mbazi cyane tipe rero niba aravuze ati Sadi namara kumenya ko bamaye 138 araneraho ipasu sange amafaranga turayagabanye kandi ntabwo nshaka akamenya ko nakiri 138 reka ngewe mutsimbe iyi diru reka nanjye nyikine mwibanga kuko we ize amba nziza reka iyi ngiyi nyimukine mu buryo atari bubimenye ariko umugore akaba yari yaramurabuye aramubwira ati attention ibi bintu ntabwo ndi kubyumva ari sawa afazari wakorana na Sadi eske Sadi uwo muntu aramuzi tipe reka ati wapi
ukuntu nawe mbona amaze kuba master twe tugeze no kuri level yo kuranguza tumaze kugira isoko. Ikintu cyaje kubaho niki kumbi wa mumotari yaje nk'umukiriya w'ibihumbi 138 kumbi nyuma ye hari abapolisi bakorana nawe kuko niko kazi aba afite nawe baramwishyura, polisi iramwishyura. Tipe handi twagombaga guhurira, urabyumva, yarambaye iminota mike cyane kuko yavuye niwe ari no kumbwira ati ngo ubu tuvugana mvuye mu rugo, wowe witegure mu kanya nyuma y'iminota itarenze cyane 15 ngo cunika bya 15 ngo muri 15 amaye agiye guhita rutanga bahite bamuna wahitama amagara ubwo nanjye imitenza. Kumbi niwo mutego bamuteze akihagera. Ariko Yesu we, Yesu shimwe habwe icyubahiro. Iyi buriyo nyibutse mpita nibuka uburoko Yesu yandinze. Hano hano uhakurikirane umva ukuntu Yesu arakurinda kandi no mu makuba n'ibyago niwo butarakizwa, ariko hari igihe abana nawe. Satani akaba yagutanze ariko wenda Yesu yarazi ko igihe kimwe ari ubuhamya ari kundemera bw'ejo hazaza. Ikintu cyaje kubaho niki wa mutipe yavuye iwe mu rugo agiye kubonana na wa muntu akihagera kuko yaje arufite. Wa mumotari ugiye kumwishyura ya mafaranga kumbi nawe ntago yari we, ahubwo yari afite undi muntu ubiri inyuma ari umukomisiyoneri. Wa mumotari yari umukomisiyoneri watumwe, ariko aza kugambana nanone kuri polisi kugira ngo wa muntu agere gute afatwe. Ikintu cyaje kubaho yararuzanye, amaze kuruzana wa mumotari aza afite amafaranga asa nkaho ari mwishyure bari kudiringa ngo mbese ngo urabona ngo ko ndi kubona niki kumba arimo kumukereza kugira ngo baba so sinkeka neza ko ari abapolisi bamufasha. Icyo gihe hari operation y'abasirikare ba special force bavuye mu Bigogwe bari gufata abantu bameze gutyo. Ntabwo nkeka ko ari polisi yamufasha, ahubwo icyo gihe yaje gufatwa na special force kuko icyo gihe mu mbuganga bari guca ikintu biti bangi. Polisi yari yarananiwe, noneho bashyiramo inzego zose z'umutekano zirananirwa, baza guhereza iyo operation, baza kuya special force yo mu Bigogwe ikagiza yambaye civil kuko bari abo bari abarwanyi ku gipfunsi aragukoma kumugera aragukubita ntakiri wa mukanya nuna saruka musaza arakuramo pistoli babaga bazifite arahita kumena. Bari batatu ubwo kwa motari cyaje bahagararanya ati niki ubwo nabo bari guturuka inyuma baza kuko bambaye civil. Kumbi bahise baza bahita bagota. Bamaze kubagota ubwo bahise bamufata. Bashatse mu kumufata yashatse kubarwanya. Ubwo mu kubarwanya njyewe niko ndi kumuhamagara. Kumba ari kubarwanya ntago wari ubona umwanya wo kumufata ngo anyitabe. Umva ukuntu Yesu agira neza wamfura we. Cyagiye bari kubarwanya niko nanjye ndi kumuhamagara nkibaza ko uyu muntu ambwiye ngo ni mukanya kandi ko twavuganaga telefone nkaba muhamagaye ikikuraho, bwa kabiri ikikuraho, bwa gatatu ikikuraho. Kumbi cyagenda kumubura ari kurwana nabo. Aho bagezaho bakaza kumufata nari maze kurambirwa kumuhamagara, nari ntaramenya ibiri kuba. Areba ukuntu Yesu agira neza amahirwe nagiriye aho hantu. Iyo bisa ngo bamufashe ntiyabarwanya nakomeza kumuhamagara bari kumubwira ngo iyo telefone yitabe. Iyo aza kuyitaba uko byari kugenda kose nari guhitamo umufatanya cyane. Uyu niwe master nawe naza hanga kandi muri telefone ye nari mu bantu bavuganaga nawe cyane kuko ninjye muntu wamuheshaga amafaranga. Ubwo Yamana igira neza cyagihe ndambiwe kumuhamagara nibwo bamaze kumufata no kumuboha no kumwambika amapingu sasa. Amakuru nibwo naje kuyamenya nyuma ko ari umugore wabimbwiye. Kumbi mpita nibuka ko cyagiye ndimo kumuhamagara nkamubura yari ari kurwana nabo. Urumva igitangaza Yesu yankoreye ahantu. Ubu tuvugana akati wafi imyaka 15. Siza abana babiri mu myaka 15 nta n'imyaka 5 aramarama. Cyo kigitangaza cyane.
so ubwo urumva rero nakomeje gukomeza kuba muri ubwo buzima nibwo numvishe naniwe kubw'ibyaha no kwangwa na famiye ku byo umuntu aba yarakoze n'imihanda ikagira aho muri quartier bakavuga turi yawe ntacyo azimarira urazapfa kuriya nuko rero nuko nabonye ko mvuga ati basi noneho Yesu ngiye nguhungiyeho basi uhita unyicira. Hari umuntu usaba wakubwirije cyane ibyenda wari usanzwe uzi wenda avuze ati hari story numbishe wenda reka njye kuri ibyo bintu by'abarokore. Hari urugo urakoze cyane hari urugo nanyweragamo ibangi. Yego. Urwo rugo nanyweragamo ibangi hari umumama yakundaga yajyaga ndeba akambwira ati mwana wanjye kugiye kuwangiritse uri mutoya ibi bintu zabi nasangiraga n'umugabo kambwira ngo uri amaze gusaza uri azakugeza kuki uri ntacyo azakugezaho nyina akajya ambwira ijambo ry'Imana yamara kumbwira igihe yajyaga ambwiriza nkarira nyine nkumva ndatsinzwe. Byabaga ari furise cyangwa byabaga ari ibyanyabyo? Byabaga ari ibyanyabyo. Noneho yajyaga akunda kumbwiriza nkamutega amatwi akambwira ngo nyamaze uzakizwa wowe iyo nkubonye mbona uzakizwa. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana rikamukora ku mutima akarira njye narariraga akabibona nambwiye none mere ko kubiva mu byananiye nzabige akajya ahora nyigisha nibwo nageze aho nza kunanirwa noneho ngewe mfata decision yo kubireka ariko atabizi ndavuga Yesu ngewe ndakijijwe nguhungiyeho ariko uyitunyiyicira basi nduhuke nuko nakiriye agakiza kugeza amaginga ya naje gukira depression uko societe yamfataga birahinduka. Yesu yangiriye neza ahagarika itabi muri nge ahagarika kuko narabikundaga ndabyibuka nabwiye Imana ndabwiye ati rero Mana nakoreye Satani namuryarya ntago nshaka kukuryarya nawe byambabaza muryarye kandi Satani anigeze muryarye ibi bintu mbivuyemo. Urabizi ukuntu nakundaga inzoga Mana wowe urabizi cyane ndetse urabizi ukuntu nkunda itabi uzi n'ukuntu nkunda urumogi basi mbabarira urukundo nabikundaga ushyire mu rwango rwo kubyanga. Imana irumva yo kabyara nanyiramburiye ikiganza ahiri ishimwe mwami Yesu ahabwa icyubahiro. Ayo magambo yarayumvise njyewe ndi umuntu ushobora no kuba nakundaga isigara ku buryo nafataga n'inoti ya 5 nkajyana kuri botike nkayigwatiza babe bamaye itabi ngo ndaza kuyagomboza mbaza byatabi ryashira ya noti kiriyo ngera nkajya gusubirayo ahubwo bikarangira mbonye ngiye kuyamaramo ifege nkagenda nkabwira mu mpere zasigaye kuko nabonaga amaherezo ninakora nasigaye birarangira yose ashiriye mu tayi. Urumva ukuntu Yesu agira neza. Ubwo rero iyo ngo yikubona uyicitse ntago ari ku bwanjye byavuye ku masengesho nasenze ari nayo mpamvu n'akagasuru uri kumbonana njye nasaga nk'agasaza. Sister yigeze ndeba arambwira ngo ariko usko wabaye nk'agasaza k'imyaka 100 ndi umusore ukiri muto nyiri muri za 27 atanahemba nabi no kuri aka gasura mfite ndagakisha umwami Yesu muri ngewe narabohotse nta mukansara nabonye ngo anganiriza nkize depression ni Yesu wenyine wankijije depression kubera yuko ibyo bihe by'umubabaro nabayemo nkarya buriya niba hari ikintu kibi kibaho muri ubu buzima no kubura ibitotsi kubura ibitotsi ni ikintu kibi gikomeye cyane. Rero ubu ndaryama ngasinzira ndagira ikibazo ngapfukama nkamuhamagara akansanga akampumuriza. Abantu batemera ko Imana ivuga Imana iravuga njyewe ubwanjye ndi umuhamya kuko iranganiza mu nzozi mfite ibintu byinshi mbwira nta wundi itabitumye ngo bitansabye ngo ko njya mu bahanuzi bitansabye ko njya mu byumba by'amasengesho njyewe ubwanjye ikazikanganiriza numva ijwi ryayo n'ibyo imbwira n'isaha ndabyibuka n'inzozi mbona ndazibuka nkamenya ko hari aho byavuye. Imana irumva kandi Imana ihemba neza. Njyewe nari nzi ko ngiye gupfa ariko muri rwa rupfu rwanjye niho nongeye kubonera ubuzima narongeye mba umuntu muzima ubu nywa amata kangwa neza
iyo nasohotse nywa agafanta buriya ni agafanta karyohera nka payinapo baranyumva muvandimwe njyewe ubu ngubu nkurikije ukuntu nanywaga inzoga na panashe sinshobora kuyinywa njye ninywera amata agashyushyu ninywera n'akaji bita payinapo nibyo bintu kuri iyi si y'Imana amfata nkumva biranyuze nkumva n'ijuru rito mfite ku muntu wanywaga ibyo bintu ni ukuri muri Yesu harimo ubuzima muri Yesu harimo imibereho muri Yesu harimo amahoro muri Yesu harimo imbaraga imbaraga wowe wabuze zidashobora imbaraga wabuze zishobora gutuma Yesu nzanye nkuvuga n'ukuri kuko wampaye muri Yesu harimo imbaraga kubera yuko wowe imbaraga udashobora kubona za gukura ku itabi iyo wamanitse amaboko ukavuga ngo Yesu ndagusanze ibibazo byose wibaza muri ubu buzima izo mbaraga zirabinesha iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ukavuga njye mbivuyemo ariko ukaza uje apana byo kuza ubeshya kuko Imana ntabwo wayibeshya wowe ubwawe ukavuga ngo Mana ibi n'ibi byose ndabiretse ngendaje nduhuke muri wowe mbona ubuzima muri Yesu harimo ubuzima harimo n'imbaraga zikubashisha kureka bya bindi wowe udashobora kureka birakunda kuko uyu munsi ngiye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya njye nari umuntu ntago ndi umusitari ariko ndazi neza ko muri uyu mujyi ndazwi pe mujyi wa Gisenyi ibi mvuga n'abazakurikirana iki kiganiro bazakireba bazavuga ko Sadi ntarimo ndabeshya njye ndazwi pe mujyi wa Gisenyi ndazwi kuko nabanye n'abantu benshi barapfuye abandi barafunze barimo n'abamugaye yego sibyo ibi mvuga n'abazakurikirana iki kiganiro bazabibona ese Elisa kubera iki Yesu kubera icyo wahisemo Yesu nyine hari imyemerere myinshi hari amadini menshi hari uwafataga ibangi wari kujya muri Rastafari ukajya kuba umurasta nyine hari ibintu byinshi kubera iki nyine ari Yesu wahisemo to impamvu nuko nari nzi ko nabaye mu basilamu ariko mu basilamu ntabwo Imana yabivuga ntabwo Imana yabivuga ariko kubera yuko ino mihanda barara benshi bazi Yesu barabizi ibi mvuga barabizi nabo barabizi abarara benshi barabizi ko Yesu ari umwami n'umukiza ahubwo nuko babura imbaraga zo kumuhitamo kandi iyi si ikaba ibaryoheye bakababona batashobora kujya muri church ngo bajye gusenga ariko barabizi ko Yesu ni umunyembaraga Imana ishobora byose barabizi nanjye rero nubwo ntajyaga gusenga ariko iwacu bari bakijijwe nkaba nari nzi ko n'abantu barasenga kandi nkaba narigeze mba mu basilamu naravuze ngo hoya aho bigeze njyewe reka njye kugwa mu biganza bya Yesu bazi mfe nkijijwe kuko numvaga ko nawe namara kunyakira arangiza anduhuramo amahoro ahita anyicira sinzi uko ari bubigenze mpite mpfa nduhuke kuko nari naniwe ahubwo bya bindi ndi kwita urupfu niho naje kubonera iki ubuzima mu by'ukuri ngewe Sadi nagize amahirwe yo kubona n'abantu bakomeye mu gihugu pe ubwo niba narakoze kwa excellence nagiye mbona abantu benshi bakomeye nagiye mbona naho na connection ariko kubera imyitwarire ya gipagani ndimo igapfa ubusa kandi kuko ngewe warandebaga ukabona ko ndi umwana wo mu rugo ariko wishwe n'itabi njye nasaga n'itabi iyo ucuruza amakara usa nayo wacuruza ifu ugasa nayo n'umunywi w'ibanga asa naryo njyewe warandebaga ugahita ubibona warandebaga ugahita ubibona pe ndabyibuka nigeze no kujya kwiyandikisha muri RDF nko mu bantu 500 ndi ku murongo bankuyemo ni ukuri batiriwe bampima banshyira imbere ngo ahubwo ngo ninanga abandi ndavuga se mu mutima ndavuga
uyu mufanda unkuye muri uyu murongo ngo ni intanga abandi ntabwo anzi gusa yabibonye kunywa itabi ariko ntaryo yamfatanye kugira njye gutanga abandi bantu b'inzirakarengane ikirego cyanjye gikomeze kibe kirekire ngiye kwemera ngiye kumuhakanira ku buryo nanabikomeza nibambe ndi njyenyine ariko nta wundi muntu ndi butange ku bw'amahirwe yarambwiye ngo twereke abantu musangira itabi ry'urumogi ndaceceka ndambwira ati afande aba bantu bose uri kureba hano bose kuri njye ndi kubona ari bashyashya ariko bari barimo nari nzi abajene benshi nabo nagiye no kubona mbona imitima ati sada aradutanze ariko narangije kujya inama n'umutima wanjye nawe ngiye kubamba w'umwe ndamuhakanira ndamubwira ati ntabwo nzi pe afande ahita yari majoro yahise ahamagara umusirikare wari sagenti icyo gihe bari batarabahindurira amaranka bacyambara bwa buvi bw'umuhondo ahita amubwira ngo nibanjyane mu kibuga mo hagati banyicaza kandi uwo musirikare wanjyanye bamuhaye oda kunyicara hejuru kunguma hejuru namveho nasuwe n'abasirikare benshi bakajya baza baje gukora statement yo kwandika ngo nimbemerere ko mwitabi ngo nimbemerere nyine ndamahakanira araza ukado ngo wanze kunyemerera kunywa itabi ndavuga ati afande no kuri njye ntaryo nywa nta nubwo ndizi ariko we yari yabibonye ariko nanjye ndavuga ati kubera ko ntaryo yamfatanye nanjye ntago ndi bumwemerere naramutsembeye kandi nkumva ko ntago ari bunjyane nta kintu yamfatanye arakora uduhano two kumbabaza n'icyo ariko arandekura numvaga ko ari bundekure kandi koko niko byagenze byanyicishije izuba rirankaranga icyuya kirava kirashonga wire tapi irashyuha anyicaza muri stade izuba rirandasira tapi irashyuha niwe wicaye hano amazi akajya ashonga mu panaro namo ndani ku buryo narahagurutse ugira ngo ninyari kubera icyuya cyabaye cyinshi nyine bagize ngo ni n'ubwoba ariko ni izuba ryandasiye icyuya cyavuye hejuru kiba cyinshi kikajya kimanuka indani kumwe kuri underwear nyine so byaje kurangira ndetse rambwira acira 5 naciye 3 bwa kabiri bwa 5 nabuze amacanga ati wowe ryarakwishe ati nubwo wamakanye ariko ryarakwishe ngo none se ngo ninde wakubwiye ko mu gisirikare tujya dutwara abanywa rumogi ngo taha ubwoko bw'amahirwe aho narahavuye so abari byinshi ntago wabivuga ngo uzabirangize izo ni incamakeya kubera yuko uvuze ngo ugiye kuyivumiza n'imizingo byaba birebire cyane byara tubicamo gake ndetse n'ubundi abanyarwanda bavuze ngo arerekwa ntashira so turimo tugana ku musozo sabe unagira ngo ubwire urubyiruko ruzareba iki kiganiro urubyiruko ruri guca mu bihe nk'ibyo waciyemo urubyiruko rwihebye urubyiruko ruri muri drugs urubyiruko ruri mu byaha bitandukanye n'ingeso mbi ariko batazi ngo babivamo bate ni iki wababwira bitewe na experience yawe maze guhura na Yesu Sade wa mbere Yesu twumvishe na Sade uyu munsi wamenye Yesu ni iki wabwira none umuntu utaramenya Kristo nyine uvuga ati ariko ibyo bintu bya Yesu birakora bimeze gute you know koze mu by'ukuri abajene benshi by'umwihariko barimo barishora mu bintu by'ibiyobyabwenge bazi ko ari ubusirimu bazi ko ari ibintu by'ubustari ariko uko ubijyamo ushishikaye nyamaze kubivamo bizakuvuna umunyarwanda yaravuze ngo umanika agati wicaye ngo wajya kukamanura ugahaguruka ibi bintu nta mahoro arimo aba bana barimo barabikora babikunze kuko n'ababirimo iyi saha nkurikije abo nabanye nabo na feedback mbona ngiye Sade wahindutse nkakira Kristo nk'umwami n'umukiza baba bambwira ngo nimba sengere nabo barananiwe ariko za mbaraga nagiriwe amahirwe ngewe nkahitamo nkabivuga ndarambiwe bo bananiwe guhitamo ariko barananiwe ndabibona hari ukuntu usangira n'umukobwa wajya kubona ukabona umukobwa araturitse ararize utamukubise nta nubwo umubwiye nabi uzi ikiba kimurijije iyo aba ari depression
aba bana bari kubijyamo rero kuko n'ababirimo nabo bari kwifuza kubivamo, babuze bamwe inzira abandi barayizi banze kuyijyamo, abandi yes kandi iherezo ni ugupfa barimbutse. Ntabwo ushobora kunywa ibiyobyabwenge ngo uzatera imbere, ntabwo ushobora kunywa ibiyobyabwenge ngo indeba kure yawe izakore neza, nta terambere wagira. Byaba byiza babiretse ahubwo bagasenga. Abatarakira Yesu imitima yabo igafunguka, bakamuha karibu mu buzima, bakamwakira nk'umwami n'umukiza, kuko ubuzima buyobowe na Yesu ntabwo wigenga. Uyu munsi wa none ngewe ntabwo ushobora kwigenga, kubera yuko hari izindi mbaraga Mwuka Wera akorera muri njye nshobora kuba ngiye kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, imbaraga zinkura zigahita zintabara, kuko ngewe nk'umuntu nshobora kuhagwa, ariko kuko uwo nemeye akomeye kandi akaba aruta uri mu bisi, niwe ubasha kunkontorora. Uyu munsi ubuzima bwanjye ntabwo ari njye ubukontorora pe, ntabwo ari njye ubukontorora, ni Yesu wenyine ubukontorora. Bareke ibiyobyabwenge basenge, kuko ibiyobyabwenge birasenya ntabwo byubaka. Uriyita umuniga, wiyita umuhasi, wiyita umugangster, ariko majorite bizarangira ubabaye. Birahomba bro, birahomba. Ibintu tubabwira ntabwo ari story twumvishe, abantu turabizi. Kandi iherezo ryabyo ni depression ikugeza ahantu habi cyane. Bitangira wigurira ku gafegi. Njye natangiye mu itabi kunakoreraga muri Kongo, nanywaga Danihiri, sibyo? Danihiri ndayinywe, ibintu bitangiye guhinduka nkavuga okay, biba bitangiye guhinduka, agafaranga kari kubura, okay, reka njye ku ntore. Intore ndayinywe, ibintu bitangiye kugenda nabi, ndavuga hari ubutabi ba muri Kongo bita ubushisha, nangira kubunywa. Bugira amaflavor atandukanye najyaga mubona. Buriya butabi nabwo ni fo. Nari ndi Musanze, ndi muri club mu kabari bita Embassy muri Ozone. Icyo gihe nari nasindiye muri Ozone, noneho ndakomereza njya muri Embassy hejuru hari i Musanze. Uri kuva kuri kaminuza ya UTB, nako ira kaminuza yigisha Ines. Uri kuva kuri Ines wambukiranya kaburimbo, ako kabari kari hirya muri Ozone, karaho hirya. Hari mu masaha akuze y'ijoro, ndi kunywa ubwo butabi, nari narabuvanye muri Kongo, nari ndi Musanze. Umuhindi nawe ndamuhereza. Hari umuhindi nawe wari uri aho ngaho, nawe ari kunywa itabi, ndamuhereza, ndimuhaye araryanga. Arambwira ngo bro, ngo don't drink this cigarette. This cigarette, it's bad. It's very destroyed for your sperms. Arambwira ngo iri tabi uri kunywa ni ribi, ryangiza intanga, rituma umuntu atabyara, ntuzongere kurinywa. Uwo muhindi kuva yambwira gutya iryo tabi ryo nahise ndireka, shisha ndarireka, nangira gukomeza kunywa intore bigira ngo nangira kujya mbura amafaranga sasa yo kugura intore zimpagije, kubera kunywa nyinshi. Kubera kunywa nyinshi n'amafaranga ndi kuyabura. Noneho ndavuga reka njye ninywera itabi. Ubwo navuye kuri Danihiri, intore nayo itangiye guhenda, ndi kubura ibiceri. Ubwo biramanutse ngeze kuri Parumara, nako ku Mpara. Namanje gusubira kuri SM niyo navuye ku ntore nakushizeho SM nayo bitangira guhenda, njya ku Impara. Impara nayo rimwe na rimwe nkabura amafaranga, njya kuri sike najyaga nywa sike ngahita mba nk'umuntu urwaye igicuri. Sike ni ubwa mbere iyo ngiyo nyumvise. Ni igitabi kimeze nk'igikamba, kwanza mu Rwanda baragiciye, cyari igitabi kibi, manza mu Rwanda baragiciye. Nari nzi ko itabi rya nyuma najyaga numva ni Impara, najyaga numva ni iry'abasaza. Hari bita sike, ryo najyaga ndinywa ngahita ngagara, nkamera nk'umuntu ufashwe n'igicuri. Urumva rero ubwo buzima bwose hano harimo aba bana bari kubyishoramo, urubyiruko rw'iki gihe ruri muri under 18, n'abakuru babirimo bazi ko atari byiza. Yego. Ndabagira inama rero nabagira, ndimo ndasoza n'ibunyemereye, hari n'abatugeze ku musozo. Inzira yonyine yatuma umwana w'umuntu agira amahoro, agatekereza neza, ni ugusenga ukirinda ibiyobyabwenge. Iyo usenga ibiyobyabwenge ugomba kujya kure yabyo.
niba wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wigira ikindi kintu umubangikanya nacyo. yego ubwo uza wese arakwakira, yego maze nusenga erega burya nyamaze inzoga ziranangiza cyane kuko uyu munsi wa none reba agasura kanjye ntabwo ndi munini ntabwo ndi bogare ariko byibuze oya nabyo birimo biraza none se Yesu se afite package yose. Yesu yarambwiye ngo azaniraho inyama cyane kandi arimo aranazitera wongereranyije na ya story wambwiye dutangira. uyu munsi ntabwo nkuyemo agashati nubwo ndi muto nta mpavu waba ariko cyagenda ari secret ari secret kabisa urumva kandi koko Yesu ntabeshya. Yesu no bareke kwizera ibiyobyabwenge bayoboka inzira yo gusenga bitandukanye n'ikibi icyo ari cyo cyose kuko iyi si irabaryoheye ariko amaherezo n'irimbukiro kandi uw'isi iryoheye nta bugingo azabona. ahubwo inama nabagira ni iki? nibasenge batisengesheje kandi bahure biteguye kuko ntawuzi umunsi n'igihe. kuko niba hari ikintu kibi nabonye nanone muri ubu buzima gupfa utamenye Yesu ni urupfu uzababara rw'iteka. ariko uyu munsi wa none ubwo se ngo niba ndacumura nyita idagi Imana iguha umugisha ntacyo reka nebera idagi kuko ngewe aho navuye ndahaza. ariko nshuti bavandimwe muzakurikirana iki kiganiro ni ukuri imitima yanyu nimuyihe Yesu. ibyo murimo byose ni amafuti. wa mukobwa uri mwiza uri ufite inzobe nziza pe ufite uburanga bwiza pe ariko itabi irabizi ko itabi rikugeze habi. senga Imana iraguhindurira ubuzima kandi n'ibyakunaniye bizakunda. kandi icyiza iyo wagarukiye Yesu ahita aguha n'amasezerano yawe. ni ukuri pe ahita aguha amasezerano yawe. mbifurije rero mbifuriza amahoro ya Kristo abane namwe kandi mukomeze mugubwe neza. uwo utarakizwa ukizwe uyoboke inzira yo gusenga uhe karibu umwami Yesu muri wowe ahindura ibyanze guhinduka muri wowe. ibyo mbasabiye mbambarizo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza kandi nanjye musaba imbaraga ngo ndusheho kuba imbaraga no gukomeza kugendera mu nzira ye. murakoze. ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatuzakanwa ko yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye uzakizwa. ushobora kuba uvuze ati iby'Imana yakoreye Sade nanjye nifuza ko yabinkorera. inzira n'imwe ni Kristo yaravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo unyizera niyo yapfa azongera abeho. Sade turishimye kubw'imirimo Imana yakoze ku buzima bwawe, turishimye kubw'uko wabonaga ukwiriye gupfa ariko Yesu akabona uri wo kubaho, kandi turishimye yuko uticaye ngo uceceke gusa uvuge ngo ubwo nkijijwe birarangiye. gendeye n'icare ugahitamo no guhamya Kristo ubwira abandi amateka yawe ubuzima waciyemo kugira ngo nabo babe bwabasha kurokorwa na Kristo. dushimye Imana ku bwawe Imana ishimwe, kandi tubwira n'abandi bose bari kubicamo n'abandi bose bafite ibyo Yesu yakoze mu buzima bwabo, muze duhamye Yesu, muze tuvuge Yesu, muze tubwire abantu imirimo Yesu kugira ngo kuri wa munsi tuzajyana iminyago myinshi. Sade Imana ibuhe umugisha, nizere ko uzongera ukatuganiriza ikindi gihe ukatubwira byinshi kubera ko inkuru ni nyinshi ntabwo twaza ngo tugirangize uyu munsi. amahoro y'Imana bane namwe. iyi ni Salvation TV, ikiganiro ni Yesu mu rubyiruko. mukomeze mukore subscribe, likinge, musharinge, mudukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, TikTok, hose turahari. dukomeze duhamye Yesu, dukomeze dukunde Yesu. amahoro y'Imana bane namwe. harakabaho u Rwanda. Shalom shalom.